babizi isigaye ni wowe zireba nshaka kukubona urimo uhobera Roza ubundi tugasoza ikiganiro cyacu uwo mwanya urimo hagati n'iki okay nyuma y'ibyo bintu Bovic avuze agira ijambo genera Bovic ijambo nakugenera sibyo nuko nyine nago nzigera ntakaza umubano wanjye nawe ntago nzigera ntakaza relationship iri hagati yanjye nawe nyine tu muri make nguhorane kandi nzifuza kuguhorana ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ngibi bintu ni byiza we Bovi urumvise ipima n'ibiro magana ngahe ewana aho najyaga nyura mu rugo najyaga kwinjira mu muryango wo mu rugo basabaga ko baza n'umufundi akabanza akagira kanasenya kugira ngo yinjire ariko ubu ndi kumva barayihirika Imana niyo yamanuka akakanya kugira winjire mu muryango ijuru niyo bitasaba ko Petero uri ku muryango kubw'ijambo Roza ambwiye yego ewana nikire nawe nandikiye gutaha ijuru kubw'ijambo ryiza mbwiye waretse kuntera isoni yes twongeye kuba ikaze kuri Julia TV show nkuko murimo kubona rero imbere yacu turimo kuhabona umusore mwiza cyane akaba ari kumwe na Queen of Vibe uyu mwana w'umukobwa bamwita mukobwa jana ngo udafite nk'ijana iwabo nta kintu mwaza muvugana uyu musore rero murimo kubona kuri kamera zacu niwe wigishije Rutambi guterura ibyuma kuko urabona ko ari je biteye ubwo Mr Bovic turakwakiriye hola umwami wa Vibe bakaba bamwita Roza meze bon yes kubura musa neza wa nukwera Imana Imana yatumenyemo ndatangiye nibaza ikibazo kimwe ko mwicaye kuri kamera muri kumwe naga couple murakundana turi inshuti kandi nziza muraba besto bwa besto bwa Nyambo na Titi api se nakunare kuvuga utavuze Nyambo na Titi ariko nibo ba besto babayeho kuri iyi si Nyambo na Titi no ba besto babayeho batangaje kandi nyine banababaje tu ariko turi inshuti nziza okay ndatangira mbaza Mr Bovic akaba ari umwe mu basore banini cyane igihugu gifite nawe yabyimbye uramubona ni Jaya bro Mr Bovic uwo muntu wicaye iruhande rwawe ni iki cyawe kandi tuvuga ibintu by'ukuri ituze kubeshya abanyarwanda ni iki cyawe uyu muntu navuga ati ni inkoramutima yanjye ni inshuti yanjye muri byose yego sha mu mfuruka zose ni byose nakabuze byose byanjye kuri njye ubwo iyo uvuze ngo akantu ka byose kuri wowe uwo muntu nta kintu na kimwe aba ahejwe niko bimeze ni inkoramutima yanjye nta kintu ugihezwa kuri we njye niko mbitekereza wenda nawe aratubwira uko abizi cyangwa byumva ariko njye niko mbyumva uwo mujene ukuri iruhande buri kimwe kibonera ku gihe ariko byasaba gusobanura ngo buri kimwe kimeze gute gusa njyewe uko nzi tubanye sibyo yaba mu bibi yaba mu byiza mu kababaro mu byishimo mu bukwe mu kiriyo ahantu hose hari ahantu utavuze hehe umuntu ugeze kumva aririmba ngo karibu nitujyane mu nzu yawe turi inshuti ndetse ibintu by'ubushuti bihita bigera n'iyo yose mu nzu n'ibiki bavuye ko bakwihakanye kandi wavuze ngo buri kimwe ntaguhejwe yes buri kimwe nyine buri kimwe se biba bisobanuyemo n'ibyo ngibyo buri kimwe ni hahandi uzaba ufite ikirori umuntu akaba ahari sibyo yaba ari mu gikoni yaba ari mu nzoga yaba ari muri protokole yaba ari he akaba arahari buri kimwe hanyuma rero yagira ikibazo cy'umubiri ko numva urimo kuhakwepa ntago ari kuri buri kimwe agize ikibazo cy'umubiri wenda ashaka ko afite undi muntu wabikemura utari njye Jesus Bovi igihe ikintu uvuga kuri iyo ngingo tukira ntabwo nshaka ko tuharenga nta kintu wavuga kuri iyo ngingo
ibijyanye no mu buriri. Yego. Nzi ko ubundi uguhaye ubugari aguha n'imboga cyane. nzi ko ntacyo yanyuma. Ubwo rero nimba byiza ubu ngubu ari wenda byari bitaraza ngo mbe natekereza n'ibindi usibye ko nta n'inyungu yabyo, ariko njyewe ibyo ankorera biramagije kandi biranyura. Okay, Bovie, nk'iyo muri kumwe ukagira ikibazo kandi nyine umuntu ugomba kukigukemura ari umuntu umeze nkawe, ubigenza ute? Iyo bije gutyo nsaba Imana ikansindira kamere y'ikibi. Umwana iyo ufashe ibyo bintu ukabitesha uravugana agahinda nawe ngo usebe ngatsinda iki kandi reka mubwira akantu. Yego. Ejo bundi wenda pe ntabwo byari ngombwa ariko Mr. Bovich ejo bundi yanyeretse ikintu nyine buri muntu wese aba yifuza kubona cyangwa se yakwishimira kubona. Twajyanye ahantu ngira ngo ni umunsi wose hajya babyita gute, casting babyita gute, boro baba bari gufata abantu bazakina amafilime. Casting mumbabarire ngende umuturage ntabyo nzi, babyita casting. Twajyanyeyo umunsi wose turawumara turataha, ariko mu kugira mu nzira ngira akabazo ntabwo ndi bukavuge, si ngombwa aho nkavuga, ngira ikibazo. Ikintu cyantunguye, oya, Bovich yabigize serious ku rwego ndi ubwanjye ntarimo narabitekerezaho. Nyine yabyegereje umutima cyane, nyine ubona ko biramubabaje, anyitaho, turagumana, akomeza turi kumwe, yanga gutaha, aravuga ati ngomba gutaha cyo kibazo gikemutse. Yego. Kuko naramubwiraga ati kirakemuka mu kanya, biragenda gutya, n'uwo turi kuvugana kuri phone akambwira ati bigiye gukunda. Bovich aravuga ati ntabwo ndi bugende. Yego. Ngomba kuva hano making sure yuko ibintu byawe byarangiye. Yego. Ndabwira nti se uraguma mu muhanda kugeza ryari? Arambwira ati no, nimba ndi inshuti yawe tukaba twirirwanye, twagendanye, twatemberanye, ngomba kumenya neza ko icyo kibazo uhuye nacyo cyarangiye, nkabona kugenda. Nyine pe ntabwo wenda byari ngombwa ko mbivugaho, ariko ibintu byaranshimishije cyane. Uzi ko umuntu wita ku kibazo cyawe, buriya ntabwo umuntu w'agaciro aruza ngo akemure ikibazo cyako kandi avuge ngo niba ari ibintu runaka ukeneye ngo ndabiguhaye, ahubwo umuntu uri buze akakuba hafi muri iyo situation, akaguhumuriza aho bigoranye, akakwasi muri iyo situation, akakubwira tuza, birakunda. Byanyabyo twatandukanye amasaha ageze kure cyane, ngiye byageze ndavuga ati basi ndi kubona bikugorana, itahire. Kuki wemeye ko mutandukana? Impamvu nabonaga njyewe diru nari ndimo tugira ngo ikemuke yari iri kugorana. Birangije mbona kandi amasaha yabaye menshi, hafi saa 3 za nijoro. Ndamubwira ati basi nta kutagize, wahabaye nk'inshuti nk'umuvandimwe, igendere. Arambwira ati se gute ndi bugusige, nkagusiga muri situation nk'iyi ngiyi? Yego. Arambwira ati basi reka tugende nkugurira amata, tugende se nkugurira iki. Noneho stress nari mfite, nuvuga ntari gushaka inzoga, nkumva ibintu byose nuvuga byanshanze. Yego. Ariko by'ukuri byarahabaye, warakoze. Bovie kuba wihuta. Bovie, gira ikintu ubwira Roza, gira ijambo rimwe riri ku mutima wawe ubwira Roza atarazi. Mu gihe mumaranye ujye kumubwira ijambo rimwe ryonyine atarazi. Ko nzi ko ibintu byose bye mbizi. Uretse itone Bovie nkore yako ka. Jewe impamvu yari nkoze irasinye. Ikintu cya mbere nkundira Roza kandi mwubahira. Unambaje mubwira ijambo rimwe, bisubije ko musena nabiheraho. Roza ndamukunda n'umutima wanjye, ku buryo yamugira umugore wawe, abinyemereye akabihesha umugisha. Yego. Nabikora. Okay, dukomeze. Sure. Umutima wanjye yarawumenye.
ewana wagira ngo baravuga ariko ngo gutanga indaramabuno sinzi ko babivuga cyangwa iki ariko Roza ewana niyi Imana n'ubu yamanuka mu ijuru ikagera hano ku isi ikambira Bovici ndaguciye muhungu wanjye yego mwongera nkagaruka mu bundi buzima nakifuza kugira inkoramutima nka Roza ubuzima bwanjye. Roza areba mu maso ya Gatete, hindukira umurebe, hindukira mu maso ya Bovici. Nyuma y'ibyo bintu Bovici avuze, agira ijambo genera Bovici. Ijambo nakugenera sibyo nuko nyine nago nzigera ntakaza umubano wanjye nawe, ntago nzigera ntakaza relationship iri hagati yanjye nawe nyine tu muri make nguhorane kandi nzifuza kuguhorana. Ibi bintu ni Yesu wabikoze we, turanezerewe. Ibi bintu ni byiza we. Bovi, urumvise ipima nk'ibiro magana angahe? Ewana aho najyaga nyura mu rugo, iyo najyaga kwinjira mu muryango wo mu rugo basabaga ko baza n'umufungi akabanza akagira akanasenya kugira ngo yinjire. Ariko ubu ndi kumva barayihirika. Imana niyo yamanuka aka kanya kugira winjire mu muryango ijuru, niyo bitasaba ko Petero uri ku muryango kubw'ijambo Roza ambwiye. Yego ewana nikire naba nandikiye gutaha ijuru kubw'ijambo ryiza mbwiye. Waretse kuntera isoni wowe. Akomana njye nigize nk'abantu batagira isoni ahubwo biri muraneza. Muranaberanye akomana muri bipucyupucyu muri byija. Ukorera kumva birenze ubwenge bwawe n'ubwonko bwawe. Yego. Akomana. Ikumva ariko reka mbanze nkubaze ikibazo. Sibyo? Navuze mbere ngo turi inshuti, ngo turi inshuti nziza, ngo turi abavandimwe, ngo ibiki n'ibiki. Ese ubundi bumva ubucuti bwanjye nawe hari aho bwava hari naho bwagera, cyangwa urashaka tuzibere nka Titi na Nyambo? Ngira uko mbyumva nuko mbyifuza buriya bucuti bwa Titi na Nyambo uko byagenje, Titi yabaye nk'uwatereteye abandi. Kandi bavuga ngo baratereta bakarongora bakaza akarongora. Njyewe rero ntabwo ndi nduhira abandi. Ntabwo utereta bakarongora. Ntabwo ndi nduhira abandi. Njyewe nifuza ubwo bucuti bwanjye nawe bugira aho buva n'aho bugera. Yego. Kuko uko umbwiye ibintu ukanaha agaciro ibyo mba narakoze ku rwanjye ruhande kandi mba nzi ko mba narikoreye. Baravuga ngo uhinga mukwe ntabwo asigana. Kabisa. Kugukora biriya rero ntabwo nabikoze ari ikiyede najeho cyangwa ari igifundi, narikoreraga ku rwanjye ruhande. None se Bovi nkubaza ikibazo, wenda kiri seriye cyangwa se sibyari na ngombwa ko nyikubaza, ariko reka nkubaza ikibazo. So wavuze ngo uri umusore, hari ukuba ari umusore, hari ukuba uri umugabo, hari kuba uri iki. Okay, uri umusore, bari wabyaraho mugabo ubyarabaho ugatsindwa n'Imana? wari watera inda? Wari ubivuze nabi. Noneho njyewe Roza mwicaranye hano sindi umukobwa, yego ndi umugore. Ufite umugabo se? Oya ntawe mfite, ariko nanone hari ibindi bintu biri serengeye kuvuga. Muhaye umwanya. Okay, abanza nabivuze nabaha, ariko ntacyo n'ubundi ntago nkiri isugi. Uko muri umusingwa mada? Yes, mfite abana tugiye kubara. Yego, umwe babiri kugeza ubwoba, abana babiri sibyo njye mfite nabyaye. None se nimba mfite abana babiri bivuze ngo sindi umukobwa, sindi umugore, sindi n'igiki. Wowe uwo muntu ufite abana babiri ni iki kintu wamuteganyamo? Ni iki kintu wamwitegaho ku buryo wumva yuko nyine urugendo rwawe n'urwe byakomezanya? Uko mbyumva nuko mbyifuza. Yego ndi umusore. Yego. Ariko kamemu hagati aho naribi dukomeze. Iyo nyundo yacuza abo bana nanjye ndayifite. Amahitamo nayawe no kubihesha umugisha nuko ntabwo nigeze. Bovici buretse ujya witonda mujeni we, gushaka ntago ari ugukina, sino guhubuka, abo mutima n'amakubwira ngo afite abana babiri. We Mr Bovici wakemera Roza
afite n'abo bana igihe yakemera ko akubera umugore wowe wakemera kumubera umugabo ukamukunda ukamukundira n'abana? ya nabyemera pe. ibyo njya ukabimbajije nanjye mbitekerejeho umwanya munini. iyo ujya gufata inshingano z'urugo ntabwo uba uri gukina, aho ikibuga kiba kiri uba uhazi. kandi ikindi nakubwiye ati roza muri njyewe, sibyo birenze no kuba n'ibyo wambwiraga by'ububesto, sibyo ntacyo nakora kubwe no hasi naharyama. njyewe icyo nakubwira ubwo se niwe waharyama cyane niwe waharyama hatse Bobby wabaye utemwa utangiye kuryama hasi uri umugabo kubwe ntacyo nakora, niko nakubwiye. ku buryo waryama no hasi gutya hasi ku mbuga nkana sasa nkankara. mana yanjye Rose uwo mugabo uramusabwa uryama hasi? aya ke njyewe ndashaka umugabo uri serious uryama hejuru cyahindura. mbese hari ibintu ugerega mba ntari gukurura ngo bize. ni gute umuntu w'umugabo aryama hasi? watanze posho, wishyuye inzu, wishyuye mituweli, wateye inda ngo ugiye kuryama hasi. umugabo ni gute ariko ashobora kuryama hasi kugira ngo umwakire nanone tubigaruke. oya Bofisi nibyo yavugaga? barakakwibukije ni ukuri barakakwibukije ntabwo ari byo wavugaga ngo ku bwanjye ngo waryama hasi. rero ntabwo uba ugomba kuvuga ngo ku bwanjye, kubera ko abantu twifuza byinshi, sibyo? kandi abantu twifuza bitandukanye. ushaka kuvuga ngo ku bwanjye, noneho wowe ibyo uvuga ngo ku bwawe, noneho njye nkaba mbikubye gatatu mu kwifuza kwanjye. icyo kintu uri kucyumva? nta mbikubye gatatu mu kwifuza kwanjye. mbere namica ko ntifuza umugabo uzaryama hasi ku bwanjye, si sawa? kabiri, nshobora kuba nifuza umugabo uzatega nkamufata nk'umwami akicara nkoza ibirenge nkakuramo inkweto. Bovituguweho wa. Nshobora kuba nifuza umugabo uzaba ameze nk'intare mu rugo. Intare urayizi? Intare nicyo gisimba cyangwa niyo nyamaswa mu ishyamba iyoboye izindi. Njye rero ntabwo nshaka umugabo uzakaryama hasi, ahubwo njye nkeneye umugabo uza nkaca bugufi nkapfukama nkavuga nti karibu umugabo mwiza. Rero niba uzi ko ari ibyo kuryama hasi ntabwo bikunda. Abaye akwakiriye bagira ngo umwakire yananiwe kandi wowe ugifite gahunda yo gukomeza, ntabwo amwakira akaharyama. ngaho nta kandi kantu kiyongereye. Nibyo twavugaga Bobby. aho nta kandi kantu kiyongereye. Iyo urebye Rose ubona abakobwa bamurusha ubwiza mu gihugu ari bangahe? Ntubeshye. iyo ndebye Rose irindi turi murebe ku rwanjye ruhande namenye ubwenge nakura pe. amahitamo yanjye muri njye yego nta mundi mukobwa ndabona umundutira, abo umukobwa w'umumama ndabona umundutira. uvuze nawe ndabona ukundutira. ngira ibintu bitatu ukunda kuri Rose kurusha ibindi. bitatu? yego. icya mbere umutima wanjye nuwe. ni gutyo ubwo ubwo washaka kudutandukanya yaba ubwo ni mpaka mucyo mwese. uko uzi ko muri Kongo bose bahirukanyira bajya gushaka y'amadiyama n'amazahabu. ubwo nanjye nyine yashaka nanjye mitemba M23 kuri we nta mugabo waho ibitero kuri njye. Rose umunsi araryamara. icya kabiri icyo ni icya mbere. umutima wanjye nuwe ewana ni patana rugi. icya kabiri arihariye kuri we, urihariye kuri njyewe ewana. mbese wagira ngo Imana ijya kumurema yamugishije inama. yego. iramubwira ati nzaguconge gutya nzagire gutya aha nta makate, nk'uko uzi yuko aho uko wabigenza uyu muntu agiye gushyiraho itafari abanza akagira agapenatara akagira gute n'iki akaringaniza. Rose ndamukunda kuva ku rwara rw'ikirenge kugeza ku musatsi we. ni furu kabisa. ntacyo nashinze ibintu uko bigiye guhindura isura. Rose mbwira ibintu bitatu bituma ukunda Bovich. oya ariko
ijambo ariko risobanura ibintu byose wavuze, risiba ibintu byose wavuze. Ukijya kuvuga ijambo ukavuga ngo ariko menya ko ibintu byose wavuze mbere ari impfabusa. Okay, ikintu cya mbere gituma Bovich nyine numva nashaka kumuhorana yego mu bantu banjye. Ikibazo yaba gikomeye yaba cyoroshye akigira icye. Yego akigira icye nyine we ntago bakoresha amarangamutima yo ku giti cye. Ibintu byawe abigira ibye akabigira serious ku rwego wowe ubwawe uba utari kubyumvamo. Ikindi cya kabiri Bovich ni umusore ufite indangagaciro, umusore wubaha, ucisha make, uvuga make. Ibyo nabyo mba numva biri mu bintu byatuma nyine ntamushyira ku ruhande. Ikindi kintu cya gatatu Bovich mufata nk'umuntu wanjye nyine wa hafi cyane. Okay, murebane mu maso mbabwire tujye kugana ku musozo w'iki kiganiro. Murebane mu maso. Bovi, murebe mu maso. Rukumbana, wambonye? Ngiye kubasaba muhaguruke. Ego. Muhaguruke. Bovi, hindukirira urebe roza wawe. Byabaye? Roza teri intambwe imwe wegera Bovich. Ntabwo urayitera. Bovizi isigaye ni wowe zireba. Nshaka kukubona urimo uhobera Roza, ubundi tugasoza ikiganiro cyacu. Uwo mwanya urimo hagati n'iki? Okay, murakoze cyane. Bovi, ijambo rya nyuma ubwira Roza duhita dusoza. Ndakunda n'umutima wanjye wose. Merci. Roza gira ijambo rimwe ubwira Bovich bahita banakuraho kamera. Ijambo rimwe? Yego. Ndifuza ko uzahora uri uwa mbere mu nshuti zanjye magara. Okay, dushimire mwebwe twabonye kuva iki kiganiro gitangiye kugeza kirangiye, dushimira Bovich ndetse na Roza. Ciao ciao, nawe ubutaha.